Reka tuvuge ku kindi cyiciro cy'ubukure nk'uko umwanditsi Hagin nababwiye yabyanditse. Icyiciro cya kabiri gikurikira icy'ubuhinja yavuze ni ubwana, icyo yita childhood. Mu Efeso 4:14 haravuga ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ibiranga iki cyiciro cy'ubwana, kimwe mu byo umwanditsi yagaragaje ni icyo yise kutaguma hamwe, unsteadiness. Atanga urugero rw'uburyo yahaye umwana guconga ubusitani, hanyuma yamuva iruhande agiye ahandi hantu, umwana nawe agahita yigendera akajya gukina n'abandi bana atarangije ibyo yari ari gukora. Mu mwuka niko bimera. Rimwe na rimwe ushobora gusanga umuntu akunze kuba mu itorero bitewe n'umushumba runaka uhari, akunze kuba mu itsinda runaka bitewe n'umuyobozi waryo. Igihe umuyobozi ahindutse nawe agahinduka, akumva atagishaka kuba muri rya tsinda. Akenshi ashobora kumva ibunaka ariho hari Imana kuruta aho asengera, ashobora kumva ibunaka birashyushye hano ntibishyushye. Ubusabane bwe n'Imana bushingiye kuri environnement arimo. Ashobora kuba aho babyina cyane, aho bacuranga cyane, aho baririmba cyane, aho bajya mu mbaraga z'umwuka cyane. Ariko ubundi Imana ntabwo ubumana bwayo bushingira kuri environnement. Ni Imana idahinduka, ntabwo iba influence na environnement. Iki influence ni umutima uboneye, umutima uyishaka. Yesu ntiyigeze arangazwa no kumwogeza cyangwa kumugaya. Umva uko abwira abashaka kumwogeza muri Luka 11:27 n'uwa28. Akivuga ibyo, umugore wari muri iryo teraniro ashyira hejuru ati, hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje. Nawe aramusubiza ati, ahubwo hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Naho mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 5:41 akabwira abamugaya nabo ati, sinshaka ishimwe ry'abantu. Ku murongo wa 44 akagira ati, mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushimwa n'Imana? Uyu mwana rero mu by'umwuka usanga ashaka aho ibintu bimeze uko ashaka biboneka by'inyuma, aho gushaka ishimwe ry'Imana. Icya kabiri kiranga iki cyiciro ni ivuzivuzi, icyo umwanditsi yise talkativeness. Akunda kuvuga cyane, arwanira umwanya wo kuvuga. Akenshi yumva ari we urusha abandi kuvuga, yivugaho ibyiza, aritaka, ashaka kwerekana ko hari ibyo ashoboye kuruta abandi. Mu isomo ry'imyifatire y'umuntu mu ishuri twize ikigero umwana ageramo ngo akaba akoresha cyane ijambo ngewe. N'uyu rero niko aba ameze mu buzima bwe bw'umwuka. Mu Mubwiriza igice cya 5:2 haravuga ngo ijwi ry'umupfapfa rimenyekanira ku magambo menshi. Iyo umuntu akirwanira amagambo akumva atavuze atatuza, nabyo ni kimwe mu byerekana yuko akiri muri iki cyiciro cy'ubwana. Icya gatatu cyerekana iki cyiciro ni amatsiko. Uyu muntu ashaka cyane kumenya iby'abandi, nk'uko umwana mu rugo iyo utashye utwaye bage yawe usanga ari gushaka kureba ibirimo. N'uyu mukristo niko aba ashaka cyane kumenya iby'abandi. Akenshi akabona cyane ibitagenda neza kuruta ibigenda neza. Abaririmbye nabi, abigishije nabi, abasenze nabi n'ibindi.
Ntabwo azirikana amagambo avuga ko umuntu wese aziyikorera uwe mutwaro. Ashishikazwa no kumva yamenya abakoze ibyaha, kumva yakwishimira kubona itorero cyangwa itsinda babamo ribahannye. Kuba badahanwe bikamubuza amahoro. Bimeze nk'ibyo abafarisayo bazanira Yesu umugore wafashwe asambana, bifuza ko amuciraho iteka. Tuzavuga ku byiciro byo gukura kw'intumwa za Yesu, ariko reka mvuge bimwe kuri bo bisa n'iby'iyi myifatire. Muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 27, abigishwa ba Yesu batangazwa no kubona Yesu avugana n'umusamariyakazi. Muri Luka igice cy'9 umurongo wa 49, nuko Yohana aramusubiza ati, Databuja, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamubuza kuko atadukurikira. Wibuke ko igihe Yohana na Yakobo mwene se basanga Yesu, Yesu yabise Bowanerije, bisobanurwa ngo abana b'inkuba. Aho ni muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 17. Iyi myifatire yabo yo kuba igereranywa n'abana b'inkuba namwe murayumva nyine. Ni ba bandi bahutiraho, ni ba bandi bakubita utababarira. Uzi ko iyi miterere hari ubwo igiza no mu banyamwuka, ibyo bahishurirwa n'Imana n'impano y'Imana bakabivanga na kamere yabo. Hari ubwo nigeze kumva umukristo umwe abwira mugenzi we ngo ndeba biriya bisatsi bya runaka biboshye nkumva nabipfura. Muri make, kwihanganira abo batameze kimwe ni ikibazo. Muri Luka 9 umurongo wa 51 kugeza 55, tuhabona inkuru y'igihe Yesu yashatse kunyura i Samariya. Abasamariya barabyanga, bamwima icumbi. Yakobo na Yohana baramubaza ngo basabe umuriro umanuke ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze. Yesu abasubiza ko batazi umwuka ubarimo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu ahubwo yaje kubakiza. Yona yababajwe n'uko Imana itarimbuye umurwa wa Nineve. Guhora ushishikajwe n'iby'abandi, cyane cyane ibibi, ni ikimenyetso cy'ubwana. Yesu yavuze ko twagombye kubanza kwita ku mugogo uri mu jisho ryacu, tukabona gutokora abandi. Nubwo hano tuba twavuye mu buhinja, ariko dukwiriye gukomeza gushishikarira gusaba Imana ngo idufashe, naho tuharenge, dukomeze tugana aho dutunganirizwa rwose nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Imana ikomeze kubana natwe, Imana ikomeze kurushaho kudufasha kugira ngo duhore twegera imbere. Amen.